ntabwo ari siporo umuntu akora agenda n'umubare. Mu isomo twumvise rya kabiri ryavuye kwa mutagatifu yandikiye Abanyaroma, amagambo akomeye cyane, nyuma y'aho Pawulo amaze guhurira n'Imana agahinduka, yumvise ko nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'Imana. Nyuma y'ibihe bikomeye nawe yabayeho, n'iki cyadutandukanya n'Imana? Inzara se, ibitotezo se, iyi mitego itandukanye se, ati byose nta na kimwe gishobora gutandukanya n'urukundo rw'Imana.